turabakiriye abantu mwese duteraniye hano. Yego turaza gukoresha umwanya uhagije wo gusenga, ariko reka twinjire muri bya birere byo kwiga no kwatsa inyenyeri. Yego yewe ubakiriye ndi Pastor Alice Nyirabagenzi. Imana ibahe umugisha. Ndakiriye abantu mwese muteraniye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Mugubwe neza rero, tumaze igihe hano ngira ngo uno munsi wa 20 turimo tuvuga ku nyenyeri, twize ibintu byinshi kandi dukomeje kwiga. Abashyitsi mugeze hano, iki ni igicaniro kigiye kumara imyaka 2, buri mugoroba turasenga. Hano tuzana ibyifuzo, tukazana n'amashimwe by'Imana yakoze, tukaniga ubundi roho nzimitura mu mubiri muzima, twiga ubuzima busanzwe tukabwinjiza no mu buryo bw'umwuka. Mbere yuko uri umunyamwuka uri iki? Uri umunyamubiri. Mbere yuko uri umunyamubiri se nabwo uri umunyamwuka. Izi nyigisho zose turazihuza, hanyuma Mwuka Wera ajya duhumekeraho akatubwira ati mugende muri uku kwezi musengera abantu muri iri zina. Muri uku kwezi rero Imana arambwiye ngo nze nsengera abantu inyenyeri zabo zake. Hari abantu benshi babyishimiye, bakomeje no kumpamagara bambwira bati bravo, courage, turi gufashwa, turi kwiga, kandi nutabyumva yihangane. Hari igihe udafashirizwa mu nyigisho ukazafashirizwa mu matangazo. Twagiraga umwarimu kazi uzi gutanga amatangazo avuga mu ndimi, abakunda indimi bagafashirizwa mu matangazo. Birashoboka rero ko wazafashirizwa mu matangazo, ariko abantu mukeneye kwiga no gufashwa munyegere, kuko uyu munsi tugiye kwiga ku nyenyeri y'umuryango. Umuryango ntabwo ari ukuvuga umugabo n'umugore. Nyenyeri mu rwego rw'abavandimwe, nyenyeri mu rwego rwa famiye. Yego naho ngaho shaka ko twerekeza. Hanyuma ibintu abanyarwanda bavuze ngo nta muryango utagira ikigoryi, ibi bintu ndashaka ko dusenya ibyo bicaniro, tukatsa inyenyeri z'umuryango. Umuryango wanyu, abavandimwe, abakifite amahirwe yo kubagira, nanjye ndabafite 3. Ndashimira Imana. Tuvuga turi 8, ariko dusigaye turi 4. Ego ni 4. Hanyuma birashoboka ko mwebwe mufite umuryango mwinshi, cyangwa ntawe ufite, cyangwa ufite kamwe, ariko ndagira ngo tuvuge ku nyenyeri y'umuryango cyangwa ya famiye, nyenyeri y'abavandimwe. Hanyuma rero umwanya mu gitegura amakayi n'amakaramu, reka tunyarukira hano kuri izi mbuga tube twakira abantu. Kandi ibi bintu byo byandika, nababwiye ko hari igihe uzabyuka wenda ugasanga nubwo tutabyifuza, ugasanga izi mbuga nkoranyambaga watekerezaga kujya kubireba ugasanga ntibihari. Mujye mwandika, ubundi kikubwira umunyeshuri w'umuhanga arandika, akaba n'abanyeshuri b'abanebwe badafata note. Abo nibo usanga tugeze muri exercice bakanura nk'imifuka, ugasanga barimo baradushima mu mugongo. Ntiza hamwe wafashe note ntigirayo, nayo ufashe ukanuye uri kwibebeza igirayo mu gukorane. Hari abanyeshuri rero biga badafata note, ibyo nabyo n'ubunebwe, kandi nabyo ni bimwe mu bintu 5 biranga baswa. Abanyeshuri babaswa mu bintu 5 birbaranga, no kwiga badafata note birimo. Reka mu kwakira tugarukira, kuko ndafite amasomo menshi nshaka kwigisha, kandi nkayigisha mu gihe kingana nk'iki ngiki, kandi bikagenda neza. Imana ibahe umugisha rero. Bamwe mwashakaga kujya muza gukurikira habura iminota 10 cyangwa 20, uzajya uhagera usanga twubuye indi dosiye, ariko turakwishimiye, ugubwe neza cyane. Uyu munsi tugiye kureba kuri izi nyenyeri za famiye. Umuntu umwe muri famiye cyangwa mu bavandimwe ashobora kwatsa inyenyeri y'umuryango. Ashobora kwatsa inyenyeri y'umuryango, cyangwa inyenyeri ye ikaka, umuryango ukabyungukiramo. 2, ashobora no kuzimya inyenyeri y'umuryango, yewe mugapfana gahiri n'agahinda nkangarama wasa ruhara rwa nkomoko mu mwami bishwe n'ibisiga. Ari umuntu umwe gusa. Yes. Noneho reka turebe uburyo abantu mushobora kuvukana muri 5 cyangwa 6. Ugasanga umwe muri mwe inyenyeri yaratse, ibiganza bye bifite amafaranga, iterambere rye rifite umuvuduko uri hejuru, byaremeye.
amahirwe akomeye cyane kugira umuntu nk'uyu mu muryango, ariko bikaba ikibazo nanone iyi nyenyeri ye yatse ntatekereze kwatsiriza umuryango. Buriya rero inyenyeri abantu bamwe kambaho urugero, izi ni buje, umwe afite buje yaka, abandi nka 20 bafite buje zitaka. Muremera ko izi buje 20 zishobora kwaka kuri iyi buje imwe y'uwaka, akagenda kongereza abantu, arashobora kubazunguruka 20 bakongeza, ubwo n'uburyo bumwe. Arashobora gukongereza umwe, undi agahita kongereza undi nawe agakongereza uwundi, undi nawe agakongereza uwundi, biturutse kuri wa muntu ufite buje imwe yaka, akatsa undi akatsa uwundi, gutyo famiye yose kaka binyuze ku muntu umwe inyenyeri ye yaka. Aha rero mwitegura ko tuje kwatsa inyenyeri za famiye, inyenyeri z'imiryango. Ibintu bimbabaza mu buzima ari byo byatumye n'umwuka wera mpumekeraho iyi nyenyeri yo mu miryango, nukubona abavandimwe 5, 6, 7 bose bavukana, nta wagurira indi mituweli, nta ufite smartphone, nta wakwishyurira indi bitaro, nta watungura undi kuri anniversaire ngo amugurire keke y'ibihumbi 10. Ugasanga abavandimwe bose, ndi kubivuga hari abatangiye kubabara kuko iyi miryango irahari, inyenyeri zanyu zarazimye, nta muntu n'umwe watabara undi. Nutuye mu ntara aho bakoresha tike ya 2, nta ubasha gusura undi ntiyayabona. Inyenyeri zarazimye mu rwego ureba ukasanga umuryango wose ntawagurira undi gikoma yabyaye. Izi nyenyeri twababwiye ko zishobora kuzima bitewe namwe intege nke z'ubunebwe n'imitekerereze iciriritse. 2, zijya zizima bitewe n'ababagome bita abarozi, abadongera. Kandi twaravuze ngo ntuzakore ikosa ryo kujya kwakiriza inyenyeri mu bapfumu, iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Inyenyeri byusanga abantu b'Imana cyangwa nawuze usenge. Kandi iyo ndi gutanga no masomo nsoza mbaha inama z'uburyo mwakwatsa inyenyeri zanyu. Mbere yo kumpamagara ngo ngusengere inyenyeri yawe nyatse, wakoze iki? We wasenza yahe ubigiramo uruhare mu kuyatsa ngo byanga ubone kumpamagara? Mwitonde mwe muretse kumpamagara, kuko kwatsa inyenyeri iyo umuntu binyuze mu muhanuzi nabyo tuzabyiga. Bigira amategeko abigenga, ntabwo ari ugupfa kwatsa, bigira kondisiyo zabyo. Ntabwo ari ugupfa kuzinduka ngo ndahakije mu izina rya Yesu, ariko mu butwari Imana yaduhaye n'ubushobozi dutegekera hano, nawe ugafata iya mbere mu kwatsa inyenyeri y'umuryango. Ni gute mu muryango wanyu mushobora gukena hamwe ushingira umwana, umuvandimwe mwose rimwe akakubwira ngo nabuze itikiza mu bukwe, cyangwa yayibona ati nabuze uko ntegera umugabo, nabuze uko ntegera abana. Icyo ni ikimenyetso cy'uko inyenyeri y'umuryango wanyu nta nyenyeri y'umuryango ihari. Nkurikira cyane wumve ahantu nshaka kwerekeza aya masomo. Dore ibintu 7 bikwereka ko inyenyeri ya famiye yazimye. Bikwereka ko inyenyeri ya famiye yazimye. Muri ba ntaho nikora, muri ba turapfuye, nta kigenda, yego n'iby'iwacu n'ibya famiye, kandi iki gikarande kikagenda kigakura. Kandi tunarebye n'ababyeyi bababyara, tukagera no kwa sokuru na nyokuru, dusanga ari ibintu by'iwanyu mwonse mu mashereka, by'iwanyu by'ibikarande bitakorewe deliverance. Nababwiye kandi ko deliverance ibaho, deliverance ibaho. Mukozi w'Imana wabisigiye akagukora deliverance, akagutandukanya n'ibyo bicaniro. Kandi nawe birashoboka ko wakwikora deliverance nimba inyenyeri yo mu mitekerereze yawe yaratse. Deliverance ya mbere ni mu bwonko, ya kabiri ni akanwa. Ikindi umukozi w'Imana arashobora kugutandukanya n'ibyo bicaniro. Hari imiryango ibaho yaratambwe nk'umusokuruza umwe, akabyuka mu gitondo haza itabi n'imiterekero n'imyuka abakurambere, akabyuka mu gitondo akavuga ati jye n'abazankomokaho tuzabakorera, jye n'abazankomokaho icyo tuzajya tubona tuzajya tubazanira amaturo. Ugasanga
imitungo yawe ibikuzimu bagutambye kera, ugasanga imitungo yawe iba mu badayimoni, uwo musokuruza cyangwa umunyokuruza uriho yaragutanze, uriho ibiganza byawe yararangije kubitanga, uriho inyenyeri yawe yaratambwe n'uwo munyokuruza cyangwa umusokuruza, ukabaho waratambwe kera. Harabuze umukozi w'Imana cyangwa umuntu wabisigiwe ugutandukanya n'icyo gicaniro. Reka turebe bya bintu bikwereka ko inyenyeri y'umuryango yazimye. Icya mbere ni ukubura ubumwe. Kubura ubumwe, mukaba mwaronse ibere rimwe, mwaravuye mu nda imwe, mwariciye ku bibero bimwe, ariko mukabura ubumwe. Mukabura ubumwe. Ibi bintu birahari. Aha ngaha ndi kuvuga gutya, muraza gusanga bimwe byicaye mu miryango yanyu, byicaye mu bavandimwe banyu. Bamwe barigiye musangiye papa, abandi musangiye mama, ariko noneho kumva mudahuje, abandi musangiye papa na mama, ugasanga nta bumwe ni ikibazo. Kabiri, intambara zidakemuka. Intambara zidakemuka, munsi umwe mwapfuye amasambu yo munsi y'urugo, undi mupfuye wa murima so yasize, undi mupfuye ya nzu ababyeyi babasigiye, muhorana intambara zidakemuka. Zidakemuka we, icyo ni kimwe mu bintu biranga ko nta nyenyeri ya famiye mufite. Icya gatatu, kudahana agaciro. Kudahana agaciro, kudahana agaciro, reka mbivuge, biranambabaza cyane. Ugasanga umuvandimwe yakoze ubukwe, yagiye gushaka abantu bamukenyerera, afite abasista nka 4 bava indimwe, muba mukenyereye nta numwe urimo bavukana kuko anze kumuha agaciro bitewe n'iki, ngo nukwasa. Kwasa kose n'umuvandimwe ndugu yangu, ngo bitewe ngo nuko ameze, ngo hari urwego ngezemo, ngo hari abana twiganye, ngo mba mu mujyi, ngo abantu babonye nakenyeje abanyacyaro banseka. Vanamo izina ry'uko ari abanyacyaro, ushyiremo izina ry'uko ari abavandimwe. Kimwe mu bintu biranga ko inyenyeri ya famiye yazimye ni ukudahana agaciro. Agaciro karabuze. Mu birori ntiwamubona, ntiwabona yaguherekeje wagaraduwetinze, nta muvandimwe tubona. Niyo wabazanye ujya kubaseseka iyo mu gikoni ngo boze ibyombo. Cyo ni ikimenyetso cy'uko inyenyeri y'umuryango yagize gute, yazimye. Yazimye kwera. Iyo cyakane, cyakane, hano harabarimo bavuga ati mama tumvugiye ibintu, ndati natwe hagati mu bavandimwe ntiduhuza kubera amasambu n'ibyo. Ibyo bintu ni ukuri niko ndavuze. Inyenyeri turaje tuyatse. Ngewe ndi gutegura ibi, usibye ko nyine nubwo nsoma ibitabo, ariko n'umwuka wera ajya mpumekeraho. Yo mwuka wera mpumekeraho cyane, ariko ndi kuganira n'umwuka wera, rero nageze numva ngize n'agahinda. Icya kane, kudafatanya mu byishimo cyangwa ibyago. Icyo nacyo kiri mu biranga ko inyenyeri mu muryango yazimye. Kudafatanya mu byishimo. Yego, umwana wawe waratsinze, umuvandimwe wawe ntanejejwe nabyo, abonye buruse ntibikunejeje, agize ibyago ntubabaranye nawe, niyuje uba wicaye inyuma hariya, ntiyagera muri saro yawe muvindimwe, niyo yaje aba ari inyuma hariya, no mu bukwe abakenyeye ibintu yatiye hariya, uba ubona rwose nta kintu cyitwa gufatanya mu byishimo cyangwa mu byago. Icya gatanu, ishyari n'ubugambanye. Ishyari mu bavandimwe n'ubugambanye, ugasanga umuvandimwe ntatinye kugushyirishamo aho wari ubonye akazi arakwirukanishije. Ishyari ry'ibyo agezeho, nimba avuye kurangura kabiri mu Butaliyani cyangwa mu Bushinwa cyangwa Dubai, aho hose mujya kurangura, ugasanga ishyari ry'uko gicuruza utuntu twaho ngaho tw'utudevize rirakwishe, ariko nawe uvuye kurangura ugeze muri urwo rwego ntabwo wibuka umuvandimwe. Inyenyeri yawe yabaye yawe ku giti cyawe. Icyo nacyo turaje tukivugaho, kugira inyenyeri ntuzamura umuryango wawe,
aho nawe ufite ikibazo gikomeye kumva inyenyeri yawe yaratse, ukaba ugeze mu rwego inyenyeri yawe yaka, ukaba ugize ama etaje, abana bakaba biga mu bindi bihugu, ukaba ufite amamodoka, ariko ukaba ugifite abavandimwe bahingira amafaranga, abacanshuro barya bigoye batagira mituweli, bafashwa na leta. Aha mvuze ko uri umugome, uri umugome 120%. Hari hakenewe n'ikigo leta yashinga kijyamo abantu b'abagome nk'amwe, tukajya kubakorera ubugororangingo ariko tunabakubita. Fire. Awi. Icya gatandatu ndasetse disi. Icya gatandatu kubura gusangira. Nyenyeri umuryango yazimye nta musangiro. Yego na babandi babyizera ku muganura ntibahura, ntibagira umunsi wo kuvuga ngo kubunane duhure nka famiye dusangire, kuri Noheli duhurire hamwe bibe bizwi. Ubu tuvugana hano hari n'amafamiye ataranakoze n'urubuga mitanambaga cyangwa nkoranyambaga. Mufite za smartphone, ntimwagira gutya ngo muvuge ngo kuri Noheli tuzahurira mu rugo runuru. Ubwo reka ubu rero ndimo ndavuga nerekeza ku bavindimwe mu ndabase na banyina, ngeze kwa ba data wacu aho kwa ba mama wacu do rurasibana rumeze gutya. Ntimwagira umwaka umwe Noheli imwe ngo muyikorere kwa so wanyu, indi muyikorere kwa nyogosenge, ariko abanyogosenge namwe mufite ibibazo bikomeye. Abanyirasenge b'abantu mu bintu bipfirahe n'abanyirabukwe n'abakazana. Reka twikomereza inyenyeri y'abavandimwe bavukana, ibyo nabyo karakanyuzemo no mu isoko gacamo. Hakabura gusangira, ntimuvuga muti kuri Noheli twahuteraniye ku mfura, hanyuma ku yindi Noheli tuzajya kubuheta, ku yindi Noheli tuzajya kumuherereza. Bigibuza ngo mugire igihe cyo gusangira. Hanyuma icya karindwi gutandukana mu mutima. Kakano ko gutandukana mu mutima ndaje nkavuge. Ngabira ati bivuge byose nta banga rikirimo, ati shara ubugambanya amarozi n'ibindi bibi byateye mu muryango. Yego akanyana ati pastor ati waratoranijwe rwose umwuka w'Imana kurimo, ntukazime ibyo nibyo twibanira nabyo. Ndabizi umwuka wera yabinganirije byose. Iki kintu cya karindwi cyo gutandukana mu mutima, reka nkivuge kimeze gutya. Gutandukana mu mutima, reka ngaya abavandimwe birirwa bafasha abandi badafasha umuvandimwe, ukagaragaza ko muri kumwe ari sister muvandi umeze ute, abana baraho batsinze se kufite ubushobozi bwo kubagura matera na mare byibuza akarwana n'amakaye na minerval ukoze iki. Aka kantu ko gutandukana mu mutima niko kabi. Aka kantu na Yosefu yari akazanye umunsi Bikira Mariya twita mubonye muri mariniyeri batararyamanye, yamubenze rwihishwa. Aka kantu ko gutandukana mu mutima niko kabi cyane, kagaragaza uburyarya n'ubucakura n'ubucabiranya. Ibaze kumva umuvandimwe ujya kona ukabona arimo arafasha abandi batagira icyo bapfana, abavandimwe ari banyagupfa. Yego muri korari kubw'ishyaka ry'umurimo ntanzaya, urimo uragurira ibitenge abandi, urimo urablessinga abandi. Reba nka za anniversaire muhoramo, hari iz'ubugabo ariko hari n'iz'ububwa mubamo. Reba inshuro umaze gutungura abo bantu ngo nuko ngo mwiganye muririmbana, utaratungura umuvandimwe mwose rimwe muri abagome. Reba makeke umaze gutanga, aka kantu ko gutandukana mu mutima. Reba makeke umaze gutanga n'amabuje yayo n'amashampanye yayo, utungura abo mukorana, utungura abo mugendana, utungura abo mwiganye, ariko nta munsi n'umwe urakorera surprise umuvandimwe wawe. Ibyo ni ibintu birindwi biranga ko inyenyeri y'umuryango yazimye. Yego ariko reka nze tuvuge basi no ku bindi bintu bigeze kuri bingahe bigaragaza ko inyenyeri z'imiryango zaka. Reka nabyo tubivuge. Yego turaza no gukomeza tureba abantu Bibiliya tugaragarije bafite inyenyeri.
turebe n'abavandimwe biragaragaje bafite inyenyeri, turebe ni gute inyenyeri ya famiye wayatsa. Ntugende rero tutageze ku ijambo rivuga ngo ni gute twakwatsa inyenyeri ya famiye. Hano hari abantu baza bagatambuka bigendera, sinabarenganya, bakunda aho bavuga indimi, bakunda babikabyo. Muri uku kwezi kw'inyenyeri icara wiga uburyo wagira ibikabyo mu kwatsa inyenyeri y'umuryango. Kuri TikTok Muhoza aravuze ati ibyo ni ukuri n'urukundo ntirukibaho mu miryango n'abavandimwe. Emeline ati ibyo uvuga ni ukuri. Kuri TikTok mugubwe neza no kuri YouTube channel mugubwe neza cyane. Tugiye kureba ibimenyetso byerekana ko inyenyeri zabo zaka, inyenyeri y'umuryango yaka. Nusanga ibi bimenyetso bidahari, wihutire gukurikiza amategeko n'amabwiriza, uri busange mu bigaragaza uburyo wakwatsa inyenyeri. Cyambere kikwereka ko inyenyeri zanyu zaka n'ubumwe n'urukundo. Ubumwe n'urukundo ugasanga akantu kose, nimba wahashye umuceri, wagize amahirwe yo kugura umufuka w'umuceri, ufite ayibiri woherereje umuvandimwe, kuko hari n'abamuba muturanye, hari n'abavandimwe babaturanye, ugasanga umwe yatetse insombe yahumuye irimo ikinono n'igitunguru n'igitunguru-sumu. Mbega yayindi hari insombe ihumura muri quartier, ukavuga uti insombe irahenze. Byibuze ntuyinayoreho ngo ushyire umuvandimwe ubwira uti songa ubugari mu kanya ndaje. Icyo gikoko cyotse gifite amatako manini n'ibituza binini gikubite muri teka, uvuga uti muvandimwe utegura kirida nzanye inyama, sibyo? Ubumwe n'urukundo cyo ni kimwe mu bintu biranga ko inyenyeri yaka. Kabiri, hano simpatinda, mfite aho nza gutinda haryoshye. Cya kabiri, gufashanya no gusangira. Yego, gufashanya, gusangira bimwe twavuze haruguru biranga imiryango yazimye inyenyeri ntisangira. Ariko hano gufashanya no gusangira ku buryo ushobora kuvuga uti muvandimwe wanjye abana muri iki gihembwe nzabishyurira, wicara ugubwe neza. Muvandimwe wanjye ye nkwishyuriye inzu umwaka wose, Uwiteka ampaye umugisha, ubanze utekereze neza. Muvandimwe wanjye mpa devi y'ibishyingiranwa by'uwo mwana berekanye. Gufashanya no gusangira cyo ni kimwe mu biranga ko inyenyeri z'imiryango zaka. Cya gatatu, kwizerana. Ukaba wanavuga uti bashyize kuri konti yawe nzabanyafata. Yego. Icya kane, kwishimirana intsinzi. Ubu tuvugana wasanga hari abavandimwe bari guhekenya amenyo bitewe n'abana b'abavandimwe babo batsinze. Ubu wasanga hari abarimo bahekenya amenyo bari gusika iryinyo. Kandi mbabwire ko ibi bintu bitera n'indwara. Hari indwara ziterwa n'ibyaha. Iyo ugira ishyari ukunda kurwara za hypertension. Yego, iyo ugira umushiha akenshi ukunda kurwara diabete iturutse kuri serivo y'ubwonko wangirishije umushiha n'ishyari. Umushiha n'ishyari byagutera diabete pe, kuko bigira icyo bikora kuri serivo y'ubwonko. Uhora urangaye uvunika kubara iby'abandi, uhora ishyari ryakwishe, tubyibuha uhekenya, batwimuka uhekenya, twurira indege uhekenya, abana bajya kwiga muhekenya, igitenge bagikenyera muhekenya. Ibi bintu byangiza amarangamutima, bikangiza serivo y'ubwonko. Hari byamukwiye no kureka kugira ngo muzabeho mutarwara. Abinyuma turi kujana. Hanyuma icya gatanu, gusabana no kuganira neza. Ubusabane mu muryango, kagira igihe ujya kugoroberezayo, ngo ndi kuvuga ku baturanyi, kagira igihe ujya gutaramirayo mugasabana. Yego, mukaganira neza. Ibi ni bimwe mu biranga ko inyenyeri y'umuryango yaka. Cya gatandatu, kubaha ababyeyi n'amategeko. Hano hari ufite agahinda ati wa mubyeyi, ubumwe n'urukundo se biracyavahe ngo nzaze twibanire? Twebwe iwacu turakundana, turafashanya. Usanze turi no mu muhanda tuganira, tuba duseka bya bitwenge mu mbonani iwacu birahaba. Usanze turi gukwenkwenuka turahuza. Inyenyeri yo guhuza irahari. Ariko ibaze noneho ufite inyenyeri yo guhuza akabona n'inyenyeri y'ubukire, byibuze ngo umwe azamura undi
arizo nyenyeri nshaka ko twatsa, inyenyeri ubukire mu muryango no guhuza mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma icya gatandatu twavuze kubaha ababyeyi n'amategeko. Kimwe mu bintu biranga ko inyenyeri umuryango yaka habaho kubaha umubyeyi. Kubaha umubyeyi hano cyangwa hirya nzi abantu bagize umugisha wo gukira byumvikana. Ubundi hari ubukire bwumvikana, hari ukuntu ukira no mu mifuka y'ishati ukabusangamo, wakora gutyo ukabona amadolari udakeneye kuvunjisha. Hari ukuntu ukira ukora mu mufuka w'ipantaro ugasangamo nk'amayero udateganya kuvunjisha. Hari ukuntu ukira wareba kuri telefone ugasanga harimo amafaranga udakeneye vuba. Hari ukuntu ugira konte wibagirwa. Hari ukuntu mbega mwakize bamwe mwibagirwa no gukinga bitewe n'abasekirite mufite n'imbwa mufite. Hari n'abarara badakinze kubera gukira cyane byibagiza no gukinga. Hanyuma ugasanga umuntu wageze kuri uru rwego iwabo aho avuka ntiwabona naho uryama wamusuye, ntimwatekereza no gusura iwanyu kuko ntimugeraho aho nta kazu mwabubakiye, nta kamatera, nta mazi. Nyoko aracyavomera mu kabande yikoreye injerekani, papa wawe aracyavomera mu kabande yikoreye injerekani, kandi ngo warakize wagezeyo. Ikintu cyitwa kubaha ababyeyi n'amategeko ni bimwe mu bintu biranga ko inyenyeri yawe yatse. Kandi na Bibiliya ikavuga ngo umvira so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu. Ikindi cya karindwi kirekana ko inyenyeri y'umuryango yaka ni ugusengera hamwe. Gusengera hamwe. Ese mwe mujya mugira amasengesho ya famiye? Sibyo ko ndi kwigiza nka na se uri kuvuga ati nzaze twibanire amasengesho ya famiye. Yego kweri Uwaragira ati wamumfasha kuri minerivare y'abana 2 ngo miliyoni 3 Wisdom mu gihembwe cy'umwana umwe. Witeka we nagarutse. Yego rwose. Buriya rero namwe ntimukivune mu bwonko mushaka no gucumurira ku bavandimwe ngo ntibabafasha. Nimba udashoboye kwishyura miliyoni ya minerivare cyangwa 800 wamujyanye ahantu hashoboka. Ko ari aho muhera murwara diabete ziturutse kuri stress, wirirwa ubyimbira umuvandimwe. Erega izi nyenyeri z'imiryango zatse nabwo ndi bukomu rusyo nkome n'ingasire. Kuba umuvandimwe wawe inyenyeri yaratse yarakize ntabwo bivuze ko yacara ukarambya akajya gutameka. Ntabwo bivuze ko umugore umuha fagitire igitenge cya superi n'icya 12 gihari. Ntabwo bivuze ko ujyana umwana mu kigo cya danje ngo nabe niho biga. Inkoko utera uko umunwa wayo ungana. Mujye mugerageza n'ababafasha ntibabinube. Mujye mugerageza n'ababasapotinga ntimukabavune. Kuba inyenyeri yaratse ntibivuze ko mu muhungagura amashami vuba agapfa nta n'imyaka 5 akize, agapfa nta n'imyaka 8 akize, mugahita mwese mu muhungagura agahungagurika. Sibyo ndu gusengana hamwe. Rero ibi bintu birakwiye muri famiye. Mugategura igihe cy'amasengesho ya famiye. Hagira n'ikibazo kivuka mugategura amasengesho ya famiye. Reka dusimbukire muri Bibiliya tujye kubaza Bibiliya sasa. Ni bande Bibiliya yagaragaje bari bafite inyenyeri? Inyenyeri mu miryango mu bavukanye. Reka tujye kureba. Uyaragira ati wambabariye koko nakoreye mubyara wanjye, ndakora mu rugo iwe, arihira umwuga umukozi we, genda aho wa mubyeyi we ntacyo nabona cyo kuvuga, gusa inyenyeri zacu zake ntaho tujya. Ni bimwe nari ndimo mvuga mu kanya ko kugirira neza abandi. Ugabutunguye abantu nk'icumi mukorana buri mwaka bagize anniversaire, ukabutibuka umuvandimwe. Uyu ni umwuka mubi wo mwibanga ukomeye cyane. Ariko sa mugana ubwo nibyo abakozi bo mu rugo ukwiye kubafasha. Ariko urafasha umukozi wo mu rugo azamuka atera imbere, umuvandimwe ahari. Bavandimwe namwe rero mugerageze musenge. Ndaje njye kubabwira uko wakwatsa inyenyeri ikaka. Ingabire turakoze mubyeyi, uzabona nje ni vuba. Ndakubaha kuva nakumenya, nakumva ndahari. Ubu navuye mu bwihisho bw'ubwigunge. Ntimukigunge mpari,
nababwiye ko hari igihe dutegura n'umunsi wa story tukajya twisekera, hari n'umunsi tuzategura ibiganiro tukajya duseka nk'abantu bakize ibikomere, igitwenge cy'abantu bakize ibikomere. Uyu aravuze ati yo ati nanjye ndahari nahageze, Imana iguha umugisha mwinshi igifaru cya Yesu, umubyeyi mwiza ndagukunda. Murakoze cyane. Yego, nimba udashoboye kwishyura minerivare 300, hari amashuri yoroheje ajyanye n'ubushobozi afite, reka gukondana umuvandimwe no kubyimba umutima ngo ntamfasha. Inyenyeri ye kuba yatse niwe ugomba aya magambo turi kumuganiriza yo kujya kwatsa inyenyeri ya famiye. Ntabwo ari mwe mu muprovoka buri gitondo n'utumesaje ngo waduhaye urabyuka ukamuhamagara namwe murakabya ngo mpitike njyanye umwana ku ishuri ngo rira mituweli, umwana yatsinze bamwerekanye, ese uruhare rwawe n'uruhe? Reka dusimbukire muri Bibiliya turebe icyo Bibiliya yavuze. Ni bande Bibiliya yagaragaje bari bafite inyenyeri? Reka tugere kwa Mariya na Marita na Lazaro. Izi nkuru murazibona muri Yohana igice cya 11:5. Mariya, Marita na Lazaro, aba bavandimwe inyenyeri zabo zarakaga mu rwego rukomeye. Hamwe na Lazaro yarwaye bahuruza Yesu, hamwe bahoraga mu bikoni bahuje basenga, hamwe bari bakundanye mu rwego inyenyeri zabo zaka. Ujye kureba izo nkuru aho ngaho. Kabiri, reka turebe kwa Petero na Andreya. Petero na Andre bari abavandimwe kandi bakoraga umwuga w'uburobyi. Ibaze sha, bakoraga umwuga umwe ariko urabona akazi muri company, bakenera abakozi ntutanga izina ry'umuvandimwe wawe, ariko bite byanyu. Bakenera umuntu wasimbura undi, cyangwa nawe wakenera umuntu ugusimbura kubera konje ugiye gufata, ntuhashyira umuvandimwe. Ariko Petero na Andre bari abavandimwe kandi bakora akazi kamwe k'uburobyi. Izo nkuru zirebe muri Matayo igice cya 4:18 kugeza ku 19. Izo nkuru ziraryoshye cyane. Reka turebe aba gatatu, Yakobo na Yohana. Abana ba Zebedayo sha, Yakobo na Yohana. Aba nabo izi nkuru uze kuzisoma muri Mariko igice cya 3:17. Kandi mba ndimo mbigisha mbaha n'umukoro, mujye mugenda musoma izi nkuru mubikurikirane, biraryoshye. Nabyo biri mu kwatsa inyenyeri yo gusoma, inyenyeri yo gusoma. Reka noneho tunarebe n'abavandimwe batari bafite inyenyeri, sibyo? Muri Bibiliya nabo yarabagaragaje. Nta kintu Bibiliya itagaragaje. Ibi mubona iwanyu mu Bega, ibi mubona iwanyu mu Banyiginya, ibi mubona iwanyu mu Bazigaba, ibi mubona iwanyu mu Barundi, ibi mubona iwanyu mu Banyarwanda, ibi mubona iwanyu mu Bakwaca, ibi mubona iwanyu mu Bazambiya, no muri Bibiliya baragaragayemo. Turebye abavandimwe batari bafite inyenyeri. Reka tuzane Kayini n'Abeli. Kayini n'Abeli, izi nkuru ziri mu Itangiriro igice cya 4:3 kugeza ku 8. Bari bafite umwuka mubi, ishyari, kudahuza. Kayini yari afite umwuka w'ishyari. Muri make inyenyeri yabo ntayo bari bafite yo guhuza no gukundana. Turebe haba kabiri, turebe kwa Esau na Yakobo. Esau na Yakobo murabizi ko habaye ikintu cy'uburiganya, ndetse umwe agatekinika umugisha wundi kubera ibitukura, ndetse akawuriganya akawujyana akawujyana Isaka wumuha yibwira ko uhaye umuvandimwe. Izo nkuru nazo ziri mu Itangiriro igice cya 25:29 kugeza kwa 34. Ugiye no mu Itangiriro 27:41. Urahasanga abavandimwe batari bafite inyenyeri. Abandi bavandimwe ndi kuvuga hano batari bafite inyenyeri ya kivandimwe, inyenyeri yabo yaka, ni abavandimwe ba Yosefu. Tureba mu Itangiriro 37:4 kugeza kwa 28. Bari buzuye ishyari n'ubugome. Aba bavandimwe be bari buzuye ishyari n'ubugome cyane. Ahandi tubona muri Bibiliya ni kuri Miriyamu na Aroni. Yego, Miriyamu na Aroni barasuzuguranaga bageze uburyo banegura umuvandimwe wabo Mose. Asibye ko mubizi ko Finaroma bamuneguye,
bagahita basesa ibibembe niko Bibiliya ivuga. Yego Miriam na Aroni. Reka turebe n'abandi bantu dusorezaho ba gatanu muri aba bantu batari bafite inyenyeri. Abavandimwe ba Dawidi bari bafite umwuka wo guca intege Dawidi. Subira mu butamatama, uri inshanutse, ntabwo washobora Goliyati, ujute uyishyira imbere. Aba bavandimwe ba Dawidi bari bafite ikintu cyitwa urwango, nta nyenyeri ya famiye bari bafite. Ubwo Dawidi yari afite inyenyeri yaka famiye. Ubu rero twagiye kureba ni gute wakwatsa inyenyeri ya famiye. Ariko nimba Dawidi yari afite inyenyeri ya famiye, Dawidi akatsa inyenyeri ya famiye agakura abantu mu kibazo. Reka turebe na Yosefu, nimba yari afite inyenyeri ya famiye agakemura ikibazo cy'inzara no mu miryango no mu gihugu, famiye ikabaho kubera uyu muhungu. Reka nifashisha abo babiri bakije inyenyeri z'imiryango. Ariko dushobora no kujya kwa Esteri, ariko reka twifashisha aba babiri, Dawidi na Yosefu bakije inyenyeri z'imiryango. Turaza kureba wowe inyenyeri yatse waramanutse ujya gukorera iki umuryango, niki wafashije umuryango kugira ngo inyenyeri yabo yake. Ko kuranze wikiriye ku giti cyawe, bimwe abanyarwanda bavuga ngo umuvandimwe nakira nawe ukire, nahinga nawe uhinge neza, nawe weze, natunga nawe utunge. Biranze birasohoye. Kugira inyenyeri kwawe bimara iki umuryango? Abana ba muvandimwe ntibabaye mayibobo. Ese inyenyeri yawe yatse ukagera kure bimara iki uwo muvukana asuspanze imyaka 2 yarananiwe gusubira gusubukura amashuri ye, kandi wowe byaraguhiriye? Inyenyeri yawe muri make imari iki umuryango? Imari iki abavukanyi? Inyenyeri yawe ko byagukundiye ukaba ufite amamodoka 3-4 muri make, na mama wawe cyangwa se umuvandimwe akaba agenda arya bimugoye, ahindutse umucanshuro, ufite imitungo ingana kuriya, inyenyeri yawe yamariye iki imiryango? Ko inyenyeri ya Dawidi yakuye imiryango mu bibazo, inyenyeri ya Yosefu igakura imiryango mu bibazo, inyenyeri yawe yamariye iki imiryango? Reka turebe dusoza ni gute inyenyeri ya famiye wayatsa. Tugiye kureba uburyo bwo kuyatsa, ariko umwanya mutegura kubyandika. Reka turebe message iravuze ngo ndagukunda cyane mubyeyi, Imana ikomeze kurinda ubufasha tuyobora mu mwuka. Yego, uyu nawe aravuze ati twebwe amasengesho ya famiye turakora rwose, icyo ngishima Imana. Yego, courage. Wayeze ati mama Marione, n'ubwa mbere ndi kugukurikirana ubutumwa, ariko nishimiye kujya fatanya namwe. Imana ikangura inyenyeri mu muryango wanjye. Nibyo kwizera. Ati ndagukunda cyane mubyeyi, Imana ikomeze kuturindire udufashe kutuyobora mu mwuka. Charlotte ati Imana ishimwe cyane ko yakuduhaye mama, naho ubundi twari turangiye pe, ariko ubu twizeye gukira rwose. Imana igukomereza amaboko, umugisha w'Imana ukomeho. Hanyuma tugiye rero kureba ibintu 7 twakora tukatsa inyenyeri za famiye. Aha niho ruzingiye ngo uyu mukoro ukomeye ufite. Mbega gabanya ibyongereza, ugabanye amapolici, ugabanya mu gitondo, ugabanye amasupu, ugabanye inkoko, ubundi twiga uburyo twakwatsa inyenyeri ya famiye, miryango igakundana, famiye zigakundana, inyenyeri kaka ku buryo mu bikitegererezo mu bande. Cyambere ni isengesho ry'umuryango. Isengesho ry'umuryango ryatsa inyenyeri ya famiye, kuko gusenga hajya havumbukamo abanyempano. Muri make ukerekerwa famiye, ukajya werekwa da famiye, ukayerekwa, umwe akerekwa undi, umwe agasengera undi. Isengesho ry'umuryango irikangura inyenyeri. Mu by'ukuri nimba muryama mu nzu imwe muri abantu 8, nimba muryama mu nzu imwe muri abantu 10, nimba muryama mu nzu imwe muri abavandimwe bangahe, mutajya mugira isengesho ry'umuryango, icyo ni kimwe mu bintu mwakora inyenyeri y'umuryango ikaka. Icya kabiri, kuganira no gusabana. Kuganira no gusabana ni bimwe mu bintu byatsa inyenyeri ya famiye. Mujye muganira, mujye musabana,
buriya mushobora no kuganira mwese nta n'ufite igihumbi ngo afashe undi, ariko mu kuganira ukaba ufite inama. Uzi ko ushobora kuba udafite amafaranga ariko ufite inama, ufite ibitekerezo wamuha we bigahita bicamo. Icya gatatu, kubabarirana buri mu bintu byatsi inyenyeri ya famiye. Nimba umuvandimwe hari ikintu atagukoreye akagombye kukigukorera, mukunde, mubabarire. Inyenyeri ya famiye iraka, mubabarire, mukunde, komeza umuhamagare nubwo ntacyo yaguhaye, ukomeze. Ariko uzi ko dufite n'amakuru y'abantu bajya burira indege baje mu gihugu, reka mvuge mu Rwanda, bagataha batageze muri famiye, mukaza mugakodesha amamezo de passage hano, mukaza mukaba ngo mu bantu ngo b'amashuti, mukaza mukaba mu yindi miryango, ukamara ukwezi ukazurira indege, akajya asura status zawe abibona ko waje, anabibona ko wasubiyemo utagezeyo. Kweri rero kubabarirana, nimba hari uwabigukoze mubabarire, inyenyeri y'umuryango irarushaho kwaka. Icya kane, gufashanya no gusangira. Kandi duhere, wasanga hari umuntu natumweho, nimba umuvandimwe wawe hasohotse urutonde rw'uko umwana atsinze, muri make uburindiriye ko agusaba, urindiriye ko akubwira ati muvandimwe birancanze. Hari umuntu watsindishije abana 4, arangije ati nagize ibyago bose batsinze. Birangira bibaye ibyago. Ariko se nimba koko hari ikintu wamufashije, gufashanya no gusangira. Wa musangiro navuze kare uri mu bintu byatsi inyenyeri, nkuko wabuze inyenyeri kazima, noneho ukoresha watsi inyenyeri kubera ko warabuze inyenyeri razima. Kugira imisangiro ku minsi mikuru, mugira igihe runaka muhura, ese musohokane mujyane muri hoteli, muhekenya agakoko, mugahere ku ishingo, mukageze kuri wa murizo wako, mugakonjonjore, mukavugireho disikuru, mugasekereho ako gakokota, mugatanyaguze pe. Ese mwebwe nimuzi ko hari n'imiryango babaranatambye bakanabatambira no ku nkoko, bati dutanze inkoko ibara rimwe, namwe mukagenda mukarya inkoko, mukayishishimura, ukajya ufata igufu gatandukanya n'irindi uti nimba ari no wadutambye akoresheje inkoko. Turitandukanije ibintu byose birakora mu kwizera no mu kuvuga, kuko uwabangije akoresheje kuvuga, kuko tuzi ko hari imiryango wazimijwe inyenyeri n'abarozi batambye n'ibitambo. Ariko iyo batambye ibitambo bisaba ko nawe utanga igitambo. Icya gatanu, kwizerana no kubahana. Kwizerana no kubahana, mwubahe nubwo akennye, umushyire mu birori, umushyire imbere, upresente, umuvuge, mwubahe. Heregeje nawe byahinduka inyenyeri yakwaka, nta wamenya iminsi bucya bucyane yindi. Yego. Cya gatandatu, gukundana no gushimira. Gukundana, urukundo bararukora ntabwo baruvuga. Nimba ubwira umuntu ko umukunda nta bibiri arabona, nimba ubwira umuntu ko umukunda tarabona ikirenge mu rugo rwawe, urukundo bararukora. Imana yakunze abari mu isi ikora urukundo iduha Yesu. Mujye mukora urukundo ntimukavuga urukundo cyane, mujye munarukora. Gukundana no gushimira, ugashimira umuvandimwe. Ubwo ndi kubwira abandi mufite abavandimwe inyenyeri zatse aguha, ugashaka kubifata nkaho hari ngombwa. Please wishaka kubifata nkaho byari mu nshingano se, wishaka kubifata nkaho byari ngombwa, mushimire. Bisa nitubizi ko hari abo mujya muha ka message kuri mama, ugategereza ko avuga ati murakoze muvandimwe, nta nakubwira ko yangezeho, ni kada nta merisi. Mushimira, ariko akantu kose yagukoreye fata umwanya umushimire. Kumushimira bitereta amarangamutima ye, ejo agakora ikindi. Turabizi ko hari abo rwose duha ntibashimire, ahubwo ukaba ari unamubaza uti message wayibonye? Nayibonye. Myumvira wese ibyo bintu mubikura. Cya karindwi dusorezaho, gusangira ijambo ry'Imana. Gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirubaka, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana n'umuhuza. Kajya umusunikira n'ijambo ryagufashije rijyanye n'ibyo ngibyo. Tugiye gufata iyi minota isigaye mu mutware n'amavuta Imana ampaye, ngiye gusenga natsi inyenyeri z'imiryango. Nicyo nsorejeho, ngiye gufata umwanya natsi inyenyeri z'imiryango. Turazatsa se ko turi buzatse? Hanyuma wowe wahuye n'icyo kibazo,
Haruvuze ati inyenyeri y'imiryango ijyanye n'iy'abarezi bigisha muri leta, ubu amashuri ya leta zigisha zigatsindisha ni hake, niyo mpamvu prive zihenda. Kera umwarimu yaharaniraga ishyaka ryo gutsindisha. Ibyo ngibyo leta yabikozeho bajya kubasura. Ntabwo leta y'u Rwanda ikigira uwo mutwe ufunze, ibyo yarabikemuye. Umusaza turamushimira nabo bafatanya. Ubu tuvugana nuza no kwitegereza ugasanga mu bigo bya leta batsinze cyane. N'umwana wanjye kuyiga ku kigo cya leta mu kanya basohoye liste, batsinze mu rwego rwo hejuru. Ahubwo mujye mugerageza. Kuwa gatandatu tuzaba turi kumwe n'umuntu wize uburezi, azatsa inyenyeri z'uburezi, azanabagira inama kuko hari n'abana batsindwa mwarabigizemo uruhare. Bimwe murera deberi, mwana ngo ntiyakubitwa, mwarimu yamukubita akakubona wazamuye ijipo wagiye mu kigo wiruka. Ibyo nabyo ni impamvu. Nabundi leta irigisha amana. Yego prive habaho akantu nyine ko gukoresha guprovoka. Yego iri ibintu bya provoka rwose. Hanyuma tugiye kuzisengereza inyenyeri. Urafata umwanya uvuge mu mazina abavandimwe bawe, hanyuma nawe wivuge, mukora ubumwe mwatse inyenyeri z'ubumwe. Kandi mu kimenyetso cya profitike nushaka ukore uruziga uruhagararemo hagati. Warukoresha ingwa, warukoresha ikaramu, warukoresha igitenge cyangwa umushumu. Ukora uruziga uhagararemo uvuga uti iyi ni famiye twunze ubumwe. Upfundika, ukora ikimenyetso cyo gupfundika. Ibintu byose birakora. Cyo ni ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Wafata igitenge cyangwa ishuka ukayizungurutsa ukayipfundika, hanyuma ukayikora uruziga ukavuga uti mpfunditse ubumwe mu bavandimwe. Ugahagaramo hagati, ukaba uhagaze hagati y'abavandimwe ukatsa. Haleluya! Ukatsa inyenyeri. Haleluya! Mana turagushimiye cyane uku twateranye ukabana natwe ukadukoresha ibintu bikomeye. N'aba bantu ukaba ugiye kubakoresha ibintu bikomeye mu butware wampaye n'ubutumwa wampaye muri uku kwezi kwa munani bwo kwatsa inyenyeri. Ndatsa inyenyeri z'umuryango, mpagaze hagati yabo. Iki kimenyetso babashije gukora cy'ubuhanuzi unyeretse, akaba ahagaze hagati mu muryango. Tukaba tukoze ikimenyetso cyo gupfundika. Gupfundika ni ikimenyetso cy'uko duhuje imiryango yari yaratatanye, turayipfunditse yunga ubumwe. Aho yari yarapfundutse turafunze. Uru ruziga ni ikimenyetso cy'uko ntawe uzabinjirana. Ibi bintu mu bikore birakora. Nshobora kuba mbivuze gake ariko urabyumva cyane. Mu kanya ndaje kuri Zoom turakora ibimenyetso by'ubuhanuzi. Nupfundika ni ikimenyetso cy'uko wari warabatatanije wongeye upfunditse ipfundo ry'ubumwe. Ipfundo ry'ubumwe, ipfundo ry'amahoro. Pfundika uhagarare hagati. Ibi bintu birakora. Yewe ndabizi neza uzambwira nyuma. Iki ni ikimenyetso cy'uko dupfunditse umuryango wari warapfundutse. Iri ni ipfundo ry'amahoro, iri ni ipfundo ry'ubumwe. Duhagaze hagati, twubatse ubumwe, twubatse inyenyeri, twakije inyenyeri muri uyu muryango bidasubirwaho. Kandi muri aba bavandimwe uko tubavuze mu mazina, inyenyeri turayakije. Kandi twese twigize abantu bakomeye mu muryango. Hakaga inyenyeri umwe cyangwa babiri, twese turazakije. Turashaka kuba imiryango ikize, imiryango Haleluya! Imiryango igirirana umumaro. Turayakije mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikora ikintu kidasanzwe mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Ndashimira abantu bumva ijwi ry'ubuhanuzi bagakora ino geste. Iki kimenyetso kirakora kandi kirakoze. Murakoze cyane rero. Tugiye gukomereza kuri Zoom. Tubashimira umwanya mwakoresheje, tubashimira megabyte, tubashimira agaciro mu biha. Kandi nshimira cyane abantu bansapotinga amaboko. Nkajya kubona nkabona mukanze ku kanyenyeri ntabasabye. Mwabantu mwe ntimukampara uko mbasabye. Muzandinde kuba umupasiteri usabiriza. Muzandinde kuba umupasiteri ubunza agaturisho. Muzandinde kuba umupasiteri uvuga ngo zanaya. Muzandinde kuba umupasiteri uvuga ngo megabyte zashize. Muzandinde kuba umupasiteri uza kwakira internet hano. Muzandinde kuba umupasiteri ujegera uza nkicirwa n'inzara imbere yanyu. Narabatumwe nkabaha iby'umwuka
namwe mujye mu mpi by'umubiri, Imana izabaha umugisha. Simbivuze kubera kubasaba, nanjye ndumuhesha, mbivuze kubera gukingura n'inyenyeri zo mu biganza, iyo mukunda kwihuza n'ibirere by'abantu basizwe, Imana isuka umugisha, kandi nutaguhaye ijambo wamuha. Yesu abaha umugisha. Rero nahejo turakomeje, Uwiteka agumye kubashyigikira. Dukomereje kuri Zoom ngo hari link kuva 3:00 n'umunota umwe kugera 3:10 nibwo dutanga link. Iyo unyatse link nyuma ya 3:10 ntukandenganye. Ikindi duterana tugaragara kuri Zoom, utagaragara urabyihorera. Ikindi iyo nguhaye link ukavuga ngo ndaza ziburi 10, 3:30 tuba twakinze, nta muntu uza mu butayu cyangwa mu buvumo ukererwa. Ibisigaye reka tubabwire ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana, gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen, amen.